twizere ko uzajya utwara Boeing tukakubona uri kugwa Kanombe n'abajyana mu Rwanda hari n'ahantu tutemera kugera ahubwo mbese over nuze base y'igisirikare wese ko akagira ukahaca hejuru nta muntu wemerewe guca kuri base y'igisirikare barazikwereka bakubwira aho ziri se kugira no flying kuri map byose babihari mbese hari utuntu tuba turi circle hari red hakaba yellow hakaba green hakaba blue byose bifite icyo bisobanuye ahantu ho niga nyanya muri class bwo ngasanga ninjye wigana n'abajene se n'abasaza benshi hari umusaza twigana ufite imyaka 56 ati noneho se ndabashimiye abakunda kutureba no kudutega amatwi turi kuri Sangwa TV show amazina yanjye nitwa Chewu akaba ari ugiye kuyobora iki kiganiro aho turi muri Leta Zunze za Amerika hano mu mujyi wa Grand Rapids ku kigo cy'indege cyitwa Gerald Ford International Airport twabonye umutumirwa wacu rero akaba ari umunyarwanda usanzwe ari mu gutwara indege akaba ari umupilote agiye kutubwira byinshi amazina yitwa JAMARI Nshizirungu JAMARI tugwaye ikaze kuri Sangwa TV show murakoze cyane kandi nanishimiye kugera hano watangira utwibwira ese JAMARI Nshizirungu ni muntu ki wageze muri Amerika gute wisanze utwara indege mu pilote gute nageze muri Amerika naturutse mu nkambi ya Byumba Gicumbi naje muri Amerika 2016 so ndi kumara imyaka 9 hafi 10 buno 9 ya twaje muri 2016 so imyaka 10 yenda kugera JAMARI mwavukiye mu Rwanda cyangwa mwavukiye muri Kongo navukiye mu Rwanda navukiye mu nkambi ya Gicumbi nkuko navuze igihembe tugwaye ikaze rero kuri Sangwa TV show hanyuma rero ibintu byo gutwara indege si ibintu abanyarwanda bamenyereye ndetse ni bake cyane uzabona abantu babaye abapilote ari abantu batari benshi mu Rwanda usibye wenda nk'abakora muri Rwanda n'abandi bapilote bake wowe yewe naha muri Amerika naga ari bya buri wese wewe wisanze gutwara indege gute watubwira urwo rugendo rwo kuva baguhitamo baguselectinga kugera wicaye mu ndege uyitwaye rwari urugendo rumeze rute kuva kera nkino mutoya ngifite nk'imyaka 5 nari nkunda ibintu by'indege kora mu nkambi nyene ntago tugeze tugera kuri airport cyangwa ibiki ndaga mbona indege iri guca hejuru twavuta ngo Grand Boeing n'ibiki tugakora n'uze za ndege zo mu bipapuro mbese kuva kera nkino mutoya nari nkunda indege pe ngeze hano nari mfite ubushobozi ku ishuri n'ibiki byose ndiye numvise ariyo Korea nshaka kugira nshaka kujyamo so byagenze gute muri Amerika iyo umuntu yicaye urugero muri Grand Rapids ashaka kuvuga ati ndashaka kuba umupilote tubwiriwe gutangira gushaka umupilote kugeza ubigezeho byagenze gute nta bantu bakubwiye bati genda wiyandikishe n'umuntu akubwiye ati hari ishuri ryigisha ibintu by'indege byagenze gute amakuru information wazikuye actually nta muntu wigeze umbwira ikintu na kimwe ninjye wabitekerejeho giti cyanjye navuze ati naricaye ndatekereza bati Korea yanjye nshaka ku imeze gute ndavuga ati niki kunda cyane nkunda indege byose n'ibiki byose mbese ibintu byose byerekanye indege ndabikunda so naragiye ndicara ndavuga ati cause ntago nigeze njya muri college kandi no kujya mu ndege ntago ukeneye ntuze college degree or nothing all you gotta do mbese just pay attention is about a mindset so nakurikiye mindset yanjye ndavuga ati nshaka gutwara indege hari ishuri ryari twegereye iminota nka 30 iri muri sport ndagenda njya kwiyandikisha barambwira ibiki byose ngati okay ubu nashize mu mwaka wose mbikora ako gutwara indege mbese ufite kuba nuze mindset yabyo kubera nanjye mfite mindset but sometimes it's not hard but very challenging mbese you gotta pay attention to it. Okay, reka ngaruke ku kibazo cyanjye cya mbere ubundi bwa mbere ujya mu ndege hari ryari nagiyeyo actually I remember the day November ya 2025 I mean year 2024 ndavuga kuva mu Rwanda ndi kuva mu Rwanda ujya mu ndege byari ryari no actually indege ya mbere nagiyemo niyo kuva muri Afrika njya muri Amerika iriya ndege ibakura muri Afrika ibageza hano okay birumvikana ko utigeze ujya mu ndege cyane uri muri Afrika hanyuma hano rero tubwire umunsi wa mbere wawe mu ndege byagenze gute
wabonaga ari ibintu bisanzwe, wari excited cyangwa se byaranakugoye kugira ngo ushobore kuba wahagurutse indege bwa mbere? Actually, it was excited. I was so excited because bwa mbere njya gusinya ibipapuro nyine bari kumbwira ngo bazanyigisha n'ibiki. It was very excited. Nagurutse isaha imwe, nari kumwe na teacher wanjye nyine ari kunyigisha ibintu byose. The first day basi banjyana yo hejuru, avuga ati no. And then when I looked the word from underneath, bro, it was so beautiful. Ureba hasi abantu baraza kwihangana ko Jamari akenshi avuga icyongereza cyinshi ndetse n'ikinyarwanda. Mbibutsa ko turi kuri Sangwa TV show, amazina yanjye nitwa Chewu, ndetse tukaba turi kumwe na Jamari, akaba ari umupilote hano muri Leta Zunze za Amerika, akaba ari byo yiga ndetse akaba atwara indege. Jamari, hari abantu benshi bifuza kujya mu ndege bwa mbere, ni iki wababwira? Kujya mu ndege umuntu ari mu kirere, hari igihe bamwe baba bumva ari ibintu bikomeye cyane, indege ishobora gukora impanuka igihe icyo ari cyo cyose. Ni iki gituma indege ubundi iguma mu kirere? So dufite ibyo bita flaps, dufite elevator. Ugerageze uze kushyira mu kinyarwanda. Dufite ntago sinzi mu kinyarwanda nta kibazo. Nyine babyita flaps, ni bimwe bijya bislowinga down indege. Iyo ugiye kurendinga ushyiramo flaps. Hari flap 1, flap 2, flap 3, mbese rimwe kabiri gatatu. Biterwa naho how high you are. Okay, hari abana nko muri za primaire za secondaire baba bavuga bati indege mu kirere ubundi bihagaze kukitagwa ko ari runini kukirutagwa. Ibihagaze ibihagaze ku mwuka kubera iki? Hari abantu bajya batekereza byose biterwa n'umuyaga. Because tubonye umuyaga uri guturuka inyuma. Because inyuma niho haba lift. Iyo tugiye gutaking off inyuma details bijya ngo umuyaga uri gusunika indege ukayihagurutsa. Kandi wagira n'ibirenge tuba dufite mu ntuze babyita ntuze pedals. Kandi iyo umuyaga uri guturuka iburyo ukandagira iburyo, ari guturuka ibumoso ukandagira ibumoso. Mbese biraterwa, mbese before tujya kugira guflyinga tumaze twacekinga windi ahari guturuka ukuntu imeze, nunuze na speed iriho. Because njye buno umuyaga nagurukamo izoni 13 knots niko tubyita, mbese kuko tuvuga ngo miles per hour tubyita knots. Ushatse kuvuga ko hari abantu, hari igihe umuyaga ushaka kuba mwinshi indege zigahagarara cyane. Niyo mpamvu indege zimwe zabaye delay or cancel. Because hari hejuru naho tena haba ari intuze thunderstorm, wind, cyangwa wings zose zikaba frozen. Because when we get up there hajya hakonja kurusha iyo uri kuri umutaka. Abantu muraza kutwihanganira kubera umuyaga waho twakoreye ikiganiro. Turi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Gerald Ford muri Grand Rapids. Hari umuyaga mwinshi rero kuko haba hari flat cyangwa haba ari kibaya. Turacyari kumwe na Jamari, akaba n'umupilote utwara indege za gisivili ntago ari za gisirikari, akaba duherereye hano muri Leta Zunze za Amerika. Jamari, nk'umuntu utinya kugenda mu ndege, avuga ko anytime ishobora gukora accident, kwijana indege ishobora gukora accident bingana iki? I think imodoka zikora accident nyinshi kurusha indege. Indege ziyakora accident kubera nuze byatuwe na weather. Because umuntu agurutse ikirere, biterwa n'ikirere, thunderstorms all that. Ako indege like 1% of the planes getting into accident, like 50% of the cars crashing each other. Iyo ndi hejuru I feel safer than iyo ndi mu modoka. Iyo uri mu kirere uba wumva utekanye, indege bitekanye kuruta. Hari n'abantu bajya bavuga ngo ariko indege ubundi mu kirere ngo ntago ishobora gukora accident, ngo keretse landinga cyangwa taking off, izamuka cyangwa se imanuka. Ibyo bintu nibyo ngo niho haba hari risk. Actually no, good taking off is not easy but it's hard. Ariko kurendinga nibyo bikomeye kurusha uri mu kirere cyangwa uri taking off. Yes. Kubera iki biteye? ahantu njya landing ibiti biba like 20-30 feet up. Kandi ufite kumekinga sure amapine ntago ari bukoreho n'ibiki, then ufite speed limit ufite kurenga. Uvuze ibiti none se indege ishobora kugwa mu biti bigashoboka? No, atari kuva mu biti. Mbese ntuze airport yanjye njya personally, because airport zo ziri different. Hari ahantu hari ibiti, hari aho bidahari n'iki byose. Hari ahantu njya ndendinga mbese nka kiriya kiboro hariya
ukareba wafite speed yo wemerewe kugira kutarenza. You cannot go above or under. And then you gotta make sure you maintain it. No, how to give umuyaga ujye gusunika like it'd be like back to back. Okay. Everything is about the speed, but landing is the hardest part. Niyo wabuze kurendinga gute umuticha wanjye yarambwiye ngo he landed mbese yarendinze ntuze indege like 1,000 times in one night, but he still have a bad landing. So ajya ambwira ngo niyo wagira bad landing cyangwa iki just everybody bad landing no kwani kwa kundi indege igwa ishaka kugwa nabi ariko ni collapse kudunda. Uravuga kudunda abantu batarajya mu ndege rero indege yadunze no kuvuga ngo yikubita hasi igasa nk'izamuka ikongera ikubita hasi amapine ari yakoraho iyo ari mu muyaga hari n'igihe rwose iyo ndege ishobora kongera ikazamuka bitewe nuko ikirere cyangwa se hasi ku butaka hameze nabi. Hari giye n'umuyaga uturutse muri both sides of the wings, kandi muri wings ko niho haba harimo gaze. Because iyo tugiye kunywesha indege tujya dushyira muri wings. Ira wings mu mababa. Yes, mu mababa. Gushyira mu mababa. So hari gihe umuyaga wa mwinshi wenda tank imwe iri low, then other one umuyaga waturuka hano igahenga. Yes, kagira. Izo ni technique z'indege. Turi kumwe na JAMARI nyine akaba ari JAMARI. Sundi wari waba umupilote cyangwa uracyari umunyeshuri? Ndacyari umunyeshuri. Harabura igihe kingana iki kugira ngo noneho umupilote tuzagukenere nko mu Rwanda cyangwa muri Congo ujye gutwara indege zaho? Ubu ngubu ndo bita nuze VFR, visual flight. Bivuze iki? Bivuze visual flight. Visual flight. Then nemerewe gutwara indege y'abantu bane gusa. Mfite license yanjye n'ibiki byose. Nuvuga ngo wemerewe gutwara indege ziri private z'abantu. Mbese tuvuga private apana izi zitwara abantu benshi. Zira ntago nazigeraho ya. Okay. Bisaba iki rero kugira ngo umuntu abe yatwara iyi ndege nini nka Boeing 474 nk'urugero? So bwa mbere gira VFR, visual flight rules. Ni hamwe wemerewe kuguflyinga ahantu wareba. So mfite license yayo. Guflyinga ahantu wareba ushatse kuvuga iki mu kirere? Yes, ntago nemerewe kurenga intuze amafiti yarenze 2000. Yani magambo ntago wemerewe kujya hejuru y'ibicu. Yeah. So IFR ni buno niyo ndi kwiga. IFR by ninuze instruments fire rules. Bajya gupfuka amaso ugaflyinga utari kureba. You gotta feel it, yeah. Yes. Yes, urashaka kuvuga ko hari umupilote bashaka gupfuka amaso bakamubwira ngo twara indege? Yes. Okay, reka tuvuge ko hari n'ahandi nigeze kumva ibintu by'indege bavuga ngo abapilote batwaye indege nijoro barasinzira indege bakayishira muri flight mode iri automated. Ibyo bintu nibyo? Indege yo njya flying ntago tubigira ibyo ngibyo. We don't got no autopilot. Mbese byose you gotta pay attention. You making the wrong move. Ubwo nyine ni gutyo tu. Kandi ufite no kumva intuze kumva byo nuze ATC iri kuvuga. ATC bisobanuye air traffic control. Ufite kubumvira ugasubiramo ibyo bavuze kugira making sure ko byo bakubwiye wabyumvise. Mbese then ufite no gukora mate. Harige mba ndi guflyinga kora haragatebo mba mfite hano. Gukora mate imibare? Yes. Bakambwira ikintu bakambwira ati ngo wenda mpamagara abantu like 2 1 2 3 6 whatever. Nkabyandika hasi nkamenya shuwa nandikora mareze 5 nkamenya shuwa ko mbahamagaye bakamereza ntuze bakamereza inzira kuko batampaye inzira nshobora kugongana n'indi ndege bakaguha inzira bakamereza na runway kurendingaho aho guparika byose. Hari abana bari nko mu Rwanda cyangwa se muri Congo na hari muri Afrika ndetse n'aha muri Amerika ni Burayi baba bavuga ngo iyo utize physique ni wige mate n'ubigihanda ngo wige ibyo bintu ntago ushobora guflying indege. Reka ntago wemere zuko kuhabwa kazi babwira gastori gakeye kuva ndi muri high school ndi umuntu wa mbere utigeze ukunda ishuri nta na rimwe najyanye no ku ishuri wiga secondary. No, nigi ya high school bro ntago nigeze nkunda ishuri nta na gatoya mate nta kintu nyiziho na kimwe. Ikintu ahubwo nari nkunda science ngakunda na science shatse kuvuga history too. Science na histoire nibyo byigisho nari nkunda mate nta na gito nari nziho none bampaye algebra 1 algebra 2 byose naraferinze nagize mu yandi magambo nta ruhare bifite mu kugurutsa indege no kuba wayitwara. Cause you ugeze hariya bakwigisha ibintu byose
bakwigisha Technique. mbese ya ikintu cyose ikintu gikomeye cyane actually ntuze gusoma weather kamenya ngo ntuze ngo umuyaga uri guturuka he ngo thunderstorm ibiki n'ibiki kandi ntabwo tubisoma mu magambo mu mibare hari ibyo twita Zulu ni byinshi mbese. Turi hano kuri Gerald Ford International Airport. Ujya ugurutse indege zivuye hano zijya nko muri Amerika mu bindi bice cyangwa ntago biratangira? Ntabwo biratangira. Njyeho njya ngurikira bahita muri Sport, njya muri Sport nkajya Sport Michigan, it's like 30 minutes away. Njya muri Sport nkajya muri Muskegon, nigeze no kujya muri Missouri. So Missouri mu ndege? Yeah. Missouri ni kure, abantu babyumve ko ari muri state, ni nko kuva mu Rwanda ujya Zambia. Ni nko kuva mu Rwanda ujya Zambia. Twibutse ko yari Sangwa TV show genda cyari ubu turi kumwe n'umutumirwa wacu akaba ari twavuga ko uri umunyeshuri ofete wiga gutwara indege ariko ubu unanarazitwara rimwe na rimwe nka parti y'amasomo. Ni iki ukwiye kubwira abantu ku bijyanye n'indege batazi? Mu by'ukuri tubona twinjira mu ndege ukabona barabwiye ngo mushyiremo ikandara, ngo bakabwira ibintu bya mask n'ibindi. Ubundi mu ndege oxygen iva ko abantu ibifunze yose oxygen abantu bahumeka iva. Tugira ibyo bita nuze carbonated, njya mbica mu jambo nk'irayi ni carbonated. So kandi indege ibifunze ahantu hose, nta no windows open, inzugi zo zirafunze, so the oxygen is inside, kandi washyiramo na AC heat byose mbese. So umwuka uturuka mu ndege mbese within, kandi tuba dufite n'intuze na what is it called? Okay, noneho rero tureka tuse nk'abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hari abantu benshi babona nk'indege, ngo urugero nk'indege ziri kumanuka bakavuga ati ku cyaki indege ubundi kiba giteye gite, ni gute indege zitagongana ku buryo indege mwihaguruka indi kagira kamwe. Nk'urugero mu bibuga by'i Burayi muri Amsterdam cyangwa Frankfurt usanga kenshi bafite runway cyangwa indege zica hasaga 20, ukabona indege ziri gucanamo. Abantu bavuga ngo yabyagenze gute? Ninde muntu control indege ku cyaki indege? Ninde uvugana n'abapilote kugira ngo indege niziyobe cyangwa bace aho izindi giye guca bagongane? Wagira icyo dusobanurira muri tekinike y'ikigo cy'indege nuko bikora muri rusange? So dufite ibyo bita approach. Approach mbese mbere ko let's say turi guflyinga turi muri Helsinki, turi guflyinga muri Grand Rapids. Umanza bavugana na approach first, bakaguhereza ntuze squawk, tubyita squawk code. Squawk code ukavugana na Grand Rapids, akavuga ati mbese uri how many feet are you high? Because habari indege nyinshi. Aho ugiye kuyigwisha cyangwa kwizamura? Aho ugiye kuyilandinga cyangwa? No, mbese yari kurendenga. Bakakubwira ati mbese ufite how many feet are you? Kubera hari izindi ndege ziba ziri hejuru yawe cyangwa below you. Kubwira ati niba nta muntu uri mbese 3000 feet up, kubwira ati ngo goguma muri 2000 feet, niba uri hejuru cyane ugatumanuka. Kandi bafite na radar bari gutracking indege zose ziri kuza muri city. So buri city yose ifite ntuze ifite radar, bari kureba how many feet, bari kureba bantu muri hangana kubera ko ni indege turi ku cyaki indege nyine ziri kuzamuka zimanuka. How many feet? Bari kureba then communication. N'ubundi ikintu cya mbere nabonye kigize gikomeye gutwara indege, communication. Hari igihe tweze kujya muri ntuze muri Muskegon, umuntu none wari kuvuga muri ATC Tratiboro bamwe bicara hejuru bari kuvuga muri tour de control. Kandi iki cyongereza cyane ntabwo ari cyiza cyane. Reka da kandi numvaga ari cy'abanyamerika. No, the trying ntabwo kirenze, arangiza ari kuvuga fast, ngati none karabaye. Ndahize navuga ati ntabwo nabyumvise, namusubirishijemo kandi you're not supposed to, I mean you can. Ndonze arambwira ngo hari indege iri hejuru yacu, yes, twari turi hejuru like 5000 feet up, tatubwira tujye muri 2000 feet up, so tutazongana. Twaramanutse like they plan, twaramanutse mbese icyambere ikintu cyose cyerekeranye na aviation ni communication.
Communication. utumvishe icyo bavuze ni ukubisubiramo kandi ikintu cya mbere tena gikomera hari gihuye n'umuntu uza mu air traffic controller kuvuga fasta cyangwa afite accent nk'uko mfite nanjye accent hari gihe nanjye batanyumvishe kubera ntabwo ndi umunyamerika. Mu yandi magambo ahubwo ikintu cy'ingenzi umuntu akwiye kumenya n'ururimi. ururimi nirwo rwa mbere uza rwa mbere ko ziri mu kirere bisubira kuguruka bisanzwe. Bavuga ururimi rusanzwe cyangwa bafite ama keywords ibintu bya map pass muri codes. Map ariko ni giye codes. Amakode niyo ya mbere kandi nibyo bya mbere ufite kwiga mbere kutangira no guflying. Turi kugana ku musozo, reka nkuganishe ku kintu kimwe. Mu minsi ishize CNN iherutse gutangaza ko indege yari itwawe na perezida wa Union Européenne yabaye jammed. Urimo urabyumva? GPS iratakara neza bimusaba kuyirandinga akoresheje map. Ni ku rugero rungahe umuntu uri mu kirere ashaka kureba map akamenya ahantu akavuga ati aha hantu ngeze hitwa gutya. Ibintu bya map murabyiga? Actually ndaza kuhereza ifoto tuba dufite igipapuro kiresha gutyo kiba kirimo ntuza Amerika. Ntabwo ushobora guflying indege udafite map. No, hari n'ahantu tutemerewe kugera ahubwo mbese over ntuza base y'igisirikare wese ukagira ukahaca hejuru. Nta muntu wemerewe guca kuri base y'igisirikare. Barazikwereka bakubwira aho ziri se kugira no flying. Kuri map byose biba bihari. Mbese hari utuntu tuba turi circle, hari red, hakaba yellow, hakaba green, hakaba blue, byose bifite icyo bisobanuye. Urashakira umuvandimwe wawe visa ngo agusange muri Amerika, cyangwa urifuza gukorera petition no kudekarara umubyeyi wawe, fiancé cyangwa uwo mwashakanye ukiri muri Afurika. Chewe Immigration Consulting ni igisubizo. Twandikire kuri guteranya 1-616-318-674. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp, tuvugane kuri solution ku bibazo byawe maze ubone umuntu wawe agusanga. Ari ready, nta nubwo wemerewe kuhegera kuri map. Yes. Okay. Ubwo hanyuma rero sinzi niba ubizi ubundi GPS iyo buri ndege ibi bavuga biyobora indege umuntu ashobora kuyiyobya ate? Kujaminga GPS ujya wumva buryo abantu bavuga ngo indege yabuze control, yabuze direction iri mu kirere. So yo gutyo bibaye uhamagara nuze ATC kuko navuze air traffic control babwira ati I don't know where I'm lost, batangira kubwira kandi tukajya dukoresha degrees cyangwa tugakoresha nuze tujya gukoresha degrees bakubwira wenda turninga kuri 270 280 360. Air traffic control mbibutse ko ari abantu nyine bayobora indege. Jewe magurutse Michigan ngiye i Burayi ndi hejuru ya Atlantique. Ubundi umuntu ushinzwe indege yanjye ninde uri kuri ATC nuri muri Michigan cyangwa uri i Burayi cyangwa uri hafi yaho ndi. Abantu ntabwo babaza umuntu uri kuyobora indege. Biterwa naho indege yegereye. Aho indege yegereye niho mbese aho indege tuvuge uturutse muri Michigan, right? Ura flying over Pennsylvania, New York, saba New York bafite radar bakavuga ati bagataguhamagara ati wenda tuvuga ati flying cause it's ntango rugera ku ndege nya flying yabita nuze 35-6 November. So bakamugara ati 35-6 mbese gutyo tu bakambwira ati mbega ni nk'ibintu byo mu gisirikare bafite. N'ibintu byo mu gisirikare then nta nubwo wemerewe ngo mbisuze ukuntu hanyuma se nimero zikurake ubireba muri ntabwo ujye ubona za nimero zazanditse kuri tail y'indege. So ziriya nimero nizo mbese ni nka plaque y'imodoka. Ni nka plaque y'imodoka. Nuko aho indege igera ifata contact cyangwa umunara waho nyine kandi ufite na nimero kuri ushaka kuba guhamagara mu gihe ugize ikibazo mu ndege. Mbese imaze gutaking off hano mbese tuvuga turenze Grand Rapid. Air traffic ya hano itukwandikira kakuyaminira guhamagara muri noza muri headphones kakubwira ati ngo hamagara zino nimero bagohereze route yindi cause abantu bari hano ntago bamenya bagifite umunara ntago baciuka muri Indiana muri he guhamagara zo nimero akubwira ati ngo go 4000 feet up cyangwa 30000 biterwa nyine n'ibyo bakubwiye tu. Okay, so you won't have collision. JAMARI tugana ku musozo niki wabwira umuntu ushaka kwiga gutwara indege? Mushaka kwiga indege bro, it's not hard at all. Ntago bigoye, but it's challenging
challenging tubwire challenging bivuga ngo mbese ntago bikomeye ariko bira challenging mbese bijya bitu ariya challenge buriya mu Kinyarwanda yavuga gutera ntago nayimenya challenge no kuvuga ngo biragoranye mbese ntago bikomeye ariko ya biragoranye the time you gotta put in umwanya buri segonda ubonye ufite kwiga buri segonda buri munota don't waste it because the more you know the more you know the more that you can do better because njyewe mfite amasaha 70 ingahe nkina amasaha y'igihumbi kugira ngo uretse nkuko nari kuvuga nyine za Boeing ngo B747 Airbus A380 mu myaka ine twizere ko cyangwa itatu ibiri iri imbere twizere ko uzakora myinshi ni itatu twizere ko uzajya utwara Boeing tukakubona uri kugwa i Kanombe n'abajyana mu Rwanda reka rero tubashimire ndicewu kuri Sangwa TV show nk'abana ari kumwe n'umutumirwa wacu Jamari tugushimire cyane kuba wemeye kwitabira ubutumire bwacu no kutubwira ibintu bijyanye n'indege hari abantu benshi babibaza iby'indege ikindi kintu kimwe aba ntuzi bajyamari mu rugero rwanjye bafite imyaka mfite imyaka 20 gusa uzi ko nyanya ahantu ho niga nyanya muri classe bwo ngasanga ninjye wigana n'abajene se n'abasaza benshi hari umusaza twigana ufite imyaka 56 ati none hose no icyo cyane cyambere cyo nkeneye niba uri mu mbese urukiri umuntu uze mu teenager cyangwa uri kuba early adults like if you in 20s bazaza bige njya muri class bacahe tubwire aho umuntu yajya kwiyandikisha uri muri Michigan tubwire bita muri nuze Sport Aviation nuze Sport Aviation ni ishuri Academy Sport Aviation Academy nuze kibuga bakita Porsi ntago bihenze se kwiga indege biterwa n'ukuntu umuntu ahagaze nyine to ubwo nabyumvise ako birahenze ariko tena because yana flying ni by'ikindi kiganiro birahenze ariko iyo urangije nyine baguha amafaranga menshi abapilote nibo bantu mbese nuku riskinga so you can Korea ukaweza hari umujyama tuziranye nk'umupilote ugifaranga ziriya ndege nini ajya making like 600 a year that salary 600,000 right yes salary ibihumbi 600 salary by'amadolari ku mwaka ubwo nuko abahembwa nk'imirongo mbese nko cyumweru kimwe ni like 5,000 3,000 mbese ni biterwa tena n'igihe how long you been here ako is between 3,000 and 5,000 mbese bitatu kuri bitanu muri hanganira ko twavanze n'iminyere turi muri Amerika nyine birumvikana reka mbashimire rero Jamari hari message wifuza guhaba duteza amatwi kuri n'abatureba kuri Sangwa TV show hari ikibazo kibagiye kukubaza ijambo ni ryawe abantu bari gukurikira murakoze cyane ikintu cya mbere just no guforanga your dream mbese do what you love nukaza gukora ikintu kubara inshuti zawe ziri kubikora kubera n'iki mfite inshuti nyinshi bose bari gukora ibintu very different and I'm so proud of them cyane some of them they doing better than I do so mbese wowe gukurikira dreams zawe icyo dream is actually what I dream is dark dream is mbese ikintu cyukunda cause you ikintu you put your all into it so niba ukunda ikintu gifollowing ntihagire umuntu kubwira ngo ngo you doing this because it is kandi nta change giki as long as you know you're going to put your all into that just put it on murakoze turabashimiye rero mwe mwakomeje kubana natwe no kudukurikira tubabwira ko abakeneye serivisi za photography ndetse bakaba bakeneye umuntu ubafasha ubu DJ mu bukwe no mu birori byinshi mugane Cyusa photography ndetse na DJ Cyusa abafashe muri izo serivisi zose Jamari urugendo rwo kubona ishuri ndetse no gutwara indege usanga ari urugendo rutoroshye haba ku muntu ku giti cye ndetse no ku muntu ushaka kubigira umwuga kariyeri ni bande bantu bagufashe baragusunika washimira cyangwa ushimira haba mu muryango n'ahandi ni bande bagufashe kugira ngo uru rugendo urugejeje hano hagati mu gihe witegura kuba umupilote mu minsi iri imbere umuntu wa mbere nashimira mu buzima mama wanjye Imana izamuha umugisha atagabanitse
ajya pushinga buri gihe hari igihe njye mba ndyamye navuye mu kazi kora njya ku ishuri nkajya no mu kazi harike gasanga yambyukije akambwira ati vahe wige n'ibiki and then igihe bwa mbere namaje kubona ntuze hari igipapuro ubona cya certificate umuntu wa mbere cyo gutwara indege yes mama wanjye koze yajyaga pushinga cause turabizi mu myaka turimo twese tuba dushaka kuba outside tujya guhavinga fani n'ibiki and she will push me like abari kubwira ati iga JAMARI iga va ku bintu by'intuza bya brage no kusohoka ngo urajya kunezerwa iga kandi nta nubwo yaranabi actually ikintu kiri funny igihe nagiyeyo bwa mbere nta muntu n'umwe yari ubizi babonye no kugurutsa indege aravuga ati ushatse kuvuga ngo ujya kwiyandikisha muri rya shuri Aviation Academy nta muntu wari ubizi mu rugo kubera icyo wibajije kubera iki napfuye kugenda gusa cause nanjye ntago nari mbizi ko nabikora ko cause nahamagaye nimero right nimero ziragira barambwira ati ngo bari available this time and this time turagenda turavugana bambwira ibintu byose that comes with it mbyumvisha neza ntago nari nzi ko nyine ndabikunde cyangwa iki nari mbikunda nibiki cyangwa aravugaga nka babantu ni strategy bavuga ati simbi babwire nagirayo bigapfa nagaruka nasebye you can take it like that too ndangije ndagenda mama wanjye akimara kubibona aguha courage cyane till this day ni mbese adora for my mom n'abavandimwe banjye nabo they be pushing me so hard aba mama mwese rero mufasha abahungu banyu n'abana banyu bubahwe bro abamama bubahwe abamama nibo bambere cyane abamama basupporting abana babo imana zabo mugisha mwese abamama okay usibye mama ninde muntu wundi ushimira nyine muri kino kiganiro tugana ku musozo inshuti zanjye n'abavandimwe banjye ntago mfite kuvuga amazina turagushimira rero JAMARI by'umwihariko courage kandi na success mu ruru rugendo twizera ko minsi imbere tuzakubonera gutwara Boeing sabajyana muri Afrika ujya muri Afrika ugana Igoma ugana Congo ugana mu Rwanda n'ahandi urakoze cyane muri Congo sinza sapo wanjye murakoze